bagezaho ijambo ry'urugendo. Ikindi numvishe wasabye ibintu bibiri, urongera uti ibyo ari byo byose aha naho wanyakiriye, ariko ndifuza yuko ujya kunyereka aho wubakiye abana. Babyeyi, inshuti, imiryango muteraniye hano, buriya yavuze ijambo rikomeye, kuko iyo umuntu yashyingiye aba agomba no gutwikurura. Biriya byumweru byose twamaze twari kumwe kandi akunda kubana natwe. Ndagira ngo madamu atambuke, wa mushumba Claude atambuke, tubagezeho impano twabateguriye, bya bicuku by'amajoro twakundi mudasinzira. Twifuje kubaha impano, abashumba bayibashyikirize. Umushumba wacu turabashimira umugisha twabagiriyeho itorero rya Gasave ku buryo bw'umwihariko. Hanyuma rero itorero ryashimye yuko muza kudushimira umuryango wa Daniel wayoboye Nibature. Mwakiriye impano namwe muyibahe mubikuye ku mutima. Yego, hanyuma umuryango we na madamu we bigire hafi kugira ngo bakire impano. Umuyobozi wa Nibature yakoze imirimo, itorero ryashimye ko uyu munsi riza kumuha impano, rikamubwira ngo warakoze. Madamu ntari hafi, yigire hafi. Yego, Imana iha umugisha. Não pareceu.
Komeza ugende. bacunguwe nabo mu bihe Imana ibakugisha mu izina rya Yesu kandi mukanatoza kwakira bakwe n'ibigeganye binezeze kuko abantu b'Imana bagira ku bibazo umutima wawe kandi urugo rw'umuryango w'Imana ibirinde kuri tunezeranwe aho dufashe gusenga namwe ikuruza Imana nimugire kujya mu bibazo Imana ihabwa icyubahiro kuko Imana igira ikirema kandi igira dukoma amashyi dushimire
munyemerere tugiye gusangira, ariko mbere yuko dusangira imuhanze muhoni Imana yavugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma umunsi ya nyuma buri muntu wese nayikomere yishimire zabure rimwe, hanyuma afata amafoto musome bafata agafoto hanyuma biryohe. Mbega byiza, ariko murabireba byo mu biraba mwatanze amashyi kuko ntabwo barakuvuga ni byiza. Aje ku munwa musome, hanyuma abagize umuryango w'Imana mukoma amashyi dushimire Imana. Imana yavugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo abantu mwese muzamurire ibyo birahure, hanyuma munasomereho rimwe, ubundi bibe byiza bise bityo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hanyuma rero mukwe ndagira ngo dukoreshanye mbonera dusaba Imana turi hano mu isi, nitugera mu ijuru izadusomeshe ku kibano izabifite. Nimunyemerere musomeshe abageni banyu ku kibano mufite, tubwire Yesu uri mwiza we. Mutandame mwitware nk'umugeni ariko imbere ya Yesu, mwitware nk'uko tuzaba tugeze mu ijuru, hanyuma musomeho munezerewe. Yewe nimutinzeho nimwongere mubahe, hanyuma banezerwe mwabwire ngo ni ibyishimo by'ubuzima. Imana ishimwe cyane, twabatoranye twabyitayeho. Imana ishimwe, mukoma amashyi mwese muryango w'Imana rwose. Mufatanye ibishimwe mwasengeraga, basengeraga ibiryo mugasengera imyambaro, musengera abagore n'abagize igihugu kugera n'abakurikira buri munsi. Aha nimukomeze mujye mubana mwabwire ngo haza hanyuma mukomeze muhagarariza. Ni byiza gutera ni cyangwa gakora bashyira abantu hasi begerekeye ubundi dushimira Imana. Ariko mugire ngo ngize amashyi dushimira abakwe n'abakobwa. Imana ibahugisha cyane. Abantu bose bafite amasezerano ni ukuri twishimye kubera ko nta isezerano ry'Imana rito. Abantu bose ariyo bivuze imvugo yawe niyo ihamye tujyana ukareba ngo reka dusabe rero abakwe mwese imucanire ikibiriti nigiye kubara rimwe kabiri gatatu mwese mucane rimwe kabiri gatatu mucane mufatanyije n'abageni, hanyuma mukoma amashyi dushimire ibintu ni byiza, ibintu ni byiza. Turi ku rutonde rw'abantu baduhamagaye abana b'imiryango baze kuza bicara muri iyi myanya y'imbere hano hafi kugira ngo baze kureba ukuntu ari byiza, ukuntu ari byiza. Imana ibakugisha mu izina rya Yesu. Nimugire akantu ko mubakire, hanyuma muduhere n'abandi mukore ikimenyetso cyo kugabanya, kandi barimo n'ubuhanuzi buriya tuba tuvuze ngo muzagire nawe mugabanyirize, nicyo bivuze. Imiryango myiza rero
murakagira ibyo mutunga, ibibatunga n'ibyo mutungisha abandi. Ntimuzagire icyo mukena, isi wo mu ijuru n'umubyeyi ufite byose. Data ni umukire, afite byose mu biganza bye. Ubwo mwanditswe ku rutonde rw'abantu Imana igira neza, ibazirikana igihe n'imburagihe, muhabwe umugisha uturuka ku Mana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nituza kubona birangiye, muze kutubwira ko mushoje, hanyuma twongere dusabe itorero. Ubundi reka mbabwire bene itorero, abantu b'Imana baje babafashe bakatire neza. Nimusubire mu byicaro, hanyuma baze babafashe n'imirimo ikorwe. Yakoze neza kandi izakomeza igire neza. Umuryango wacu ni umuryango w'Imana. Uyu munsi ijuru ryarasukiye mu Gasave. Bajya bavuga ngo Imana yirwa ahandi igataha i Rwanda, ariko si cyo. Uyu munsi yaharaye akananirwa. Umuryango wabashyingiye umuryango w'Imana, tuhaberewe n'umubyeyi Pasiteri Bendera Pasiteri Claude. Ibi bintu byumva cyane kubera ko kubihanura mutaronze ntabwo neza Yesu hariya abantu birasanzwe kandi barabyumva cyane. Tekereza bakizana imitsima bwagire bwangu, ariko buriya data yari yakiriye mu gihe bagitegurira imitsima kugira ngo igere hano. Basi wenda mwemuzanye ibitasi byakira abagendanye n'umukwe mukuru, dusangira umunezero. Muzane iyo mitobe tuyinywe twishime. Hanyuma umubyeyi Pasiteri Claude, kera iyo twegereze umutima, niko njya numva bavuga ibyo turimo gukora. Hanyuma yego, ndabona bishimiye cyane mushumba kuza gusangiza abakwe rwose. Wareze neza n'ukuri pe, wareze neza n'ukuri. Urebe kwa kundi kwa kuganduka Pasiteri yigishije, nanjye ubu niko ntegereje kuza kubona baganduka neza. Yo ubutiza mu kintu cy'Imana. Ureba mwese rwose mubasangize kuko rwose murabona amapantaro y'imikebe, imikundiro y'imikeba, niko tutanumva. Imana ishimwe. Mwana bibonye ko mukuhanagura kugira ngo atagira ikibanduza. Abitorero, Imana ishimwe ni nziza. Mwongere muyikomera amashyi. Arababwira ngo namwe bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunda itorero rye akaryitangira. Nanjye ndebe uko abantu bagiye gukunda abagore rero. Duhere ku mutsima. Imana agenda yababwira ntabwo tuvuze. Byavugiye hano mu cyambere. Imana ishimwe. Imvugo y'Imana ni nziza. Ngaho rero nimuhuze ibiganza dukomeza tubashimire. Mbega we n'umuntu utagiraga kwifuza akabigira n'icyaha, uyu munsi kirejejwe nta cyaha cyo kwifuza kugira neza uwakoye. Imana ishimwe. Nta cyaha cyo kwifuza kugira neza uwakoye. Nanjye ndakerejwe n'uko ndamushumba. Imana ishimwe. Mbega abatureba akajya amwenyura akavuga ngo nguyu mugeni nari naragiye gukora. Kasi muniza amajwi. Tuzakora debi imbere ya data wa twese. Nguyu mugeni nari naragiye gukora. Debi imbere ya data wa twese. Nguyu mugeni nari naragiye gukora. Nguyu mugeni nari naragiye gukora. Nguyu mugeni bari baragiye gukora. Mutambuke musagize bambare neza, mubwire ko Yesu agira neza amarere. Burya mwarakoze babyeyi beza. Tuzakora twibwire imbere ya data wa twese. Nguyu mugeni nari naragiye gukora. Nguyu mugeni nari nguyu mugeni nari naragiye gukora. Nguyu mugeni nari naragiye gukora. Abacunguwe muri tubyinane. Dore umugeni nari naragiye gukora. Nguyu watumye mena amaraso. Nguyu mugeni nari naragiye gukora. Nguyu watumye nara ku musaraba. Dore umugeni nari
hanyuma dusigaye kuri bari mu gikari muzajya bwabwira ubuzima hanyuma dusangize twese ubundi dushobora korali ubugenge bwawe. umunsi mwiza Imana itanze ku itorero no kuri twebwe, kandi unabibwira abageni, ubibwire n'Imana yabyumvise ariko irabyumvarana cyane mukoresheje ijwi ryanyu. Imana ibaha umugisha, mutuze mu ijwi ry'umubyeyi kandi mukomere n'amashyi tumwakire twakira n'ijwi ry'Imana muri uyu mwanya. Haleluya. Itorero ryacu rya ADP icyerekezo cyiza baduhaye kigendanye no guhindura abantu ariko tukabahindura mu buryo bwuzuye. Ikindi dushimire intego nziza igendanye n'ijambo ry'Imana noneho n'indangagaciro zigendanye n'ubukristo. Ibi bintu bitatu numvishe nashimiramo Imana. Babyeyi bayobozi turabashimiye by'umwihariko amagambo meza mwaganiriye. Ikindi ndashaka kugira ngo dushimire Imana muri byumweru bibiri. Haleluya! Reka twese dukomere Imana yacu amashyi tuyishimiye cyane. Uyu munsi mwiza Imana yaduhaye, uyu munsi twari dutegereje n'ibyishimo byinshi, kandi dushimiye Imana ko iri kugenda ibisohoza mu izina rya Yesu Kristo. Ni umwanya twakwiye kugira byinshi tuvugamo, ariko kubw'amasaha arimo kugenda yihuta, reka ducunguze uburyo umwete. Tubanze dutanga impano ku bageni bacu. Uyu ni umunsi mukuru wabo, reka tubanze tubaha impano. Abafite impano z'abageni bihute bigire hafi. Abafite impano kadusabe abageni. Dukomere Imana yacu amashyi, bakomeza gutanga impano, yego bafotora, banafata n'ifoto, fotogarafe, buri wese mudutiza amashyi nanone kandi mushimire ubuyobozi bw'itorero buzirikana ko bene data bakoze umurimo ukomeye, bakaba bageneye impano. Bantu b'Imana, Imana ibaha umugisha, kandi idakenerwa ngo yabigwe imirimo igihora iteka ryose izirikana ko muyikorera, ibaha ibyiza. Mudutiza amashyi nanone dushimire Imana. Yego, Imana ishimwe. Hari umuyobozi wa gurupe Alpha Carmen asigare hano, twagennye impano yo dushimire cyane umuyobozi kurya umutwe niwe mukuru. Imana iha umugisha umuyobozi. Kristo. Twamugeneye impano rero, twamugeneye impano, reka dusabe bashumba bayimushyikirize. Imana yacu ishimwe. Iyo foto nayo irakenewe. Twateguye kandi impano y'uriya mubyeyi, y'uriya musaza. Imana yagiriye neza, mwabyumvise, ayimaze cyane. Imana yarakoze. Twabanje kubaha Bibiliya, ibitabo by'indirimbo. Hano harimo izindi mpano zindi. Mu nzu y'Imana haba ibyiza gusa.
zateguwe harimo n'iy'umushumba wa paruwasi yacu. Umubyeyi akwiye ibyiza kandi uwakeza umwana yakeza na nyina. Hanyuma rero iyi mpano umushumba yashimye kwiza kwakirwa n'umuryango wa Daniel. Hanyuma nsabe madamu wa Daniel yigire hafi, hanyuma dusabe abakuru b'itorero badufashe gutanga iyi mpano. Irabihawe umushumba mu izina, irabihawe umuryango mu izina ry'umushumba, bazayimushyikiriza. Ariko mwashimye umushumba wacu, mubona atarazanye n'ububyutse bwari busanzwe buhari bugakomeza bukajya imbere. Imana ihabwe icyubahiro. Ayo mashyi asabwa umushumba, Imana imukoresha, Imana imugisha mu izina rya Yesu. Ivugabutumwa biriya byumweru byose twamaze twari kumwe kandi akunda kubana natwe. Ndagira ngo madamu atambuke, wa mushumba Claude atambuke, tubagezeho impano twabateguriye, bya bicuku by'amajoro twakundi mudasinzira. Twifuje kubaha impano, abashumba bayibashyikirize. Umushumba wacu turabashimira mu mugisha twabagiriyeho nk'itorero rya Gasave ku buryo bw'umwihariko. Hanyuma rero itorero ryashimye yuko muza kudushimira umuryango wa Daniel wayoboye Nibature. Mwakiriye impano namwe muyibahe mubikuye ku mutima. Yego, hanyuma umuryango we na madamu we bigire hafi kugira ngo bakire impano. Umuyobozi wa Nibature yakoze imirimo, itorero ryashimye ko uyu munsi riza kumuha impano, ikamubwira ngo warakoze. Madamu ntari hafi, yigire hafi. Yego, Imana ihumugisha. Twateguye impano ya Pasiteri Elias, reka tuyimushyikirize. Urabona imyaka agezemo, ari mu zabukuru ariko aracyazinduka akaza mu murimo w'Imana. Mushumba, reka bagushimira abashumba bagenzi bawe. Amen. Imana ibahe umugisha. Munyemere dushimire izi mpano zose zitanzwe, kandi ko uwakoze akwiye gushimwa. Ubundi itorero ryagakwiye kubashimira mwese rikabahereza impano, ariko Yesu nyir'umurimo azirikana ko mwakoze ibyiza, namwe hari igihe azabashimira abambika amakamba y'ubugingo, abanezeza ko mwakoze ibyago mwagomba gukora. Imana ibahe umugisha. Ngaho mwiha amashyi mwishimire mwakoze ibintu byiza. Ndagira ngo mushumba, ndabona amaze kwegera uruvugiro, wagira ngo wagirira ikubanda kandi Paul ari hano rimutura kwakire ntacyo byangiza. Imana imugisha. Ubagezaho ijambo ry'urugendo. Ikindi numvishe wasabye ibintu bibiri, urongera uti ibyo ari byo byose aha naho wanyakiriye, ariko ndifuza yuko ujya kunyereka aho wubakiye abana. Babyeyi, inshuti, imiryango muteraniye hano, buriya yavuze ijambo rikomeye, kuko iyo umuntu yashyingiye aba agomba no gutwikurura kugira ngo abana bahabwe uburenganzira bwo kujya gukora imirimo umunsi w'ejo. Mushumba, ngwino mwereka abageni bacu bari bararamye.